Thank you. Coragem. Komera cyane nka Visit Nyamasheke Thierry uyu mukino wabonye gute nk'umuntu ari gukina mu mutima wa defense umukino utari ukomeye umukino wari imbaraga abasore barebare kubamarika byari ikibazo ariko twagerageje gukina urabona nka Visit Nyamasheke tuzagira Rubavu nicyo bakangurira abantu kugira ngo babashe gukurikira gahunda ya Visit Nyamasheke cyambere dufitemo n'umureke kivu ahantu ushobora gusohokera ukaza ukajya ku mazi ukaruhuka ufite stress dufitemo ishyamba ry'igice cya Nyungwe waza ukagisura dufite n'abandi bantu batandukanye waza ugasura nta kibazo. Urakoze cyane. Ese urabona tunganyije kimwe kuri kimwe hano iwacu urizeye ko kuri tapi tuzabasha gutsinda? Icyizere ndagifite biri bya football ni ibintu bibaho cyane icyizere ndagifite kandi nizera ko tuzabatsinda asante murakoze cyane reka dukomeze dubakangurire kuri Visit Nyamasheke cyane urakoze cyane. Turi kumwe n'umuyobozi wa Twiga Dukina nawe hari icyo mwavuga? Can you say about Visit Nyamasheke? We'll continue next match. We still believe we will win. Do you hope that they will win the match next match? Yes, of course. Okay. Well, how you can tell the followers of Nyamasheke who want to visit Nyamasheke and Twiga Dukina? I didn't hear your question. What? Visit Nyamasheke, it's the mission of Nyamasheke. Yes. What you can tell? There is a lot of things to visit in Nyamasheke. We have Nyungwe Forest, Lake Kivu, but we also have Twiga Dukina, an academy for children, but not only for football, other activities as well. We also have an Irenero and other play activities to promote sport and play in Shang sector. Okay, how we can encourage people to come to visit Twiga Dukina as your project? Every Saturday morning, children are welcome to participate. Every activity is for free, and of course also parents are invited to come to see what their children are doing. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you. Kadusuza umufana w'ikipe ya Shangi Nyamasheke nk'umufana hari icyo wagira utubwira ku cyo ubonye kuri turebe ingofero yawe neza cyane rwose. Visit Nyamasheke Shangi FC. Murakoze cyane reka twitegure match y'Urubavu. Asante sana. Komera cyane. Muzuri, amazina yawe witwa nde? Wafanaga ikipe? Wafanaga ikipe ya Nyamasheke. Tubashe kunganya kuri iki kibuga. Ese ufite ibyiringiro yuko kuri tapi i Rubavu tuzabasha kuba twatsindira ikipe? Tuzabikorera cyane kuko ikipe yacu ni guturusha mani bimeze neza kabisa. Urifuza ko nk'abantu bakurikirana Nyamasheke cyangwa Visit Nyamasheke ni nk'iki baza gusura muri Nyamasheke? Dufite
Okay, murakoze cyane, reka twizere ko tuzabasha gutsindira kuri tapi hariya. Asante sana Yakso. Turi kumwe ndaje. Desire nk'umufana mukuru wa Shangi, ese urabona ute uburyo tunganyije ni ikipe? Urabivuga iki cyangwa urabikora iki? Iyi kipe nuko na Nyabihu yaserebuye tugezeyo twikubita igitego itahiraho. Nuko ngo aba basanze nitugera Igisenyi twebwe nkurikije abakinnyi baje ukuntu bakubisinga nubwo gusa ari umwaka twagize twarasa ibitego byinshi turabafite Rubavu cyane tuzabatsinda ibitego 2-2 Okay, tubatsinze 2-2 twabasha gukomeza. Ni nk'iki wabwira ku abafana ba Shangi cyane Masheke, ni nk'iki wababwira ku ikipe yacu ya Shangi? Nuko ngo nukwigirira icyizere kuko abakinnyi turabafite beza b'abana kandi bafite imbaraga twebwe gusa icyizere n'ugutsinda kuko niko tumeze. Abeza ba Shangi nuko bameze nakiriya badutsinze n'impanuka. Urakoze cyane. Amazina yawe witwa nde? Nitwa mu Rwanda Shaka Desire nkaba ndi perezida w'abafana ba Shangi. Perezida w'abafana ba Shangi. Asante sana. Yeah.